byaravuzwe rwose njya no gukora iriya post ngewe na makuru umuntu harampaye kandi yizewe no muntu w'inshuti ye urumva kandi nizeye arabimbwira rero tubiganiraho ngo ashobora kwegura ure mu bantu bamere babitangaje bashyiragaho ntabwo bitangazaga neza ngo werure wacaga hirya no hino ariko nyine za ndani zari zihari ngo nuko muvunyi ashobora kwigendera hako hari izindi zaje ngo muvunyi ntahazajya ndetse ngo agiye kugura ibikonyozi bibiri ya nibyo ubundi byaravuzwe rwose njya no gukora iriya post ngewe na makuru umuntu harampaye kandi yizewe no muntu w'inshuti ye urumva kandi nizeye arabimbwira rero tubiganiraho nyuma yo kubiganiraho mbwira ko ashaka kuba agiye ku ruhande urumva ariko kujya ku ruhande ni ukuva mu nzego z'ubuyobozi hari ukuntu abantu bavuga ngo umuntu aragiye ngo avuye muri Rayon ariko Rayon se wayivamo gute ntabwo wayivamo ahubwo no kuva muri iyo myanya nyine mu buyobozi bwa board nk'umuntu ushobora kwagira uruhare cyangwa se mu ifatwa ry'ibyemezo nicyo yagombaga gusa nk'agiye ku ruhande rebye basaza bamugana nk'uko n'abantu babita n'indi mirimo bakora ku ruhande n'izindi nshingano bafite n'imyaka baba bagezemo rimwe na rimwe hari igihe umuntu avuga ati ibi bintu rero ndabona hari icyo bibangamira mu kazi kanjye kandi wenda gasanzwe n'umuryango reka mparire abandi biganjemo n'abakiri batoya ariko ikintu cyabayeho Ruvuyanga nyuma yo kumva ibyo bintu urumva bamwe mu bareyo barateranye barabonana noneho aho ruba rushingiye ni ukureba ese ni iki kiri gutuma muvunyi ashaka kuva muri Rayon bakicara bakabisesengura bagasanga harimo ibintu byo kutumvikana nyine harimo impande ntiyumvikana na Tadeyo uyoboye association harimo abandi batumvikana bakavuga batereka twicare tubunge icyo rero nicyo cyabayeho hari abantu bahaye izo nshingano zo kubunga harimo Saidi mwaramubonye asanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ari naha harimo Maître Freddy nawe ni umuntu w'inararibonye cyane muri Rayon Sport wabaye na vice president mu minsi itambutse Maître Freddy n'abandi ariko na Sadati yavuze ko niyo byaba ari amafaranga yatanga kugira ngo yunge Tadeyo na muvunyi amafaranga yatanga yabitangaje rwose urumva rero ni benshi bakoze icyo kintu cyo kubunga aho rero niho muvunyi yavuze ko nta kibazo ibyo bintu rwose bifitemo ko nta n'igikuba cyacitse nta yindi wenda mpamvu ifatika kwari kujya ku ruhande gusa kugira ngo arebe ibindi akora ariko mbega kimwe kitabangamiye ikindi aho rero niyo yemereye kuba yanabafasha kuba yabagurira abakinnyi nk'uko yari yanabyemeye ku bakinnyi batabashije gusinyishwa kandi yemeye gutanga amafaranga by the way nko muri miliyoni 10 nk'ayo urugero rwa hafi bahaye Yves Habimana kimwe cya kabiri ni muvunyi wakishyuye miliyoni 5 avuga ati 5 rwose nanjye reka batera inkunga ntacyo bitwaye mwarabyumvishe kese twagiye tugaruka ibero y'uzigaruka za batanseri n'abandi bose n'abandi bakinya ba Joseph Sake n'abandi abo bose amafaranga yari yayemeye ibisanzwe rero aravuga ati none nta kibazo kugira ngo mbereke ko mfite ubushake mushaka abandi bakinnyi 2-3 bakomeye urumva ubu tuzongeramo muri ikipe ubu ngubu ngewe mumbaze amafaranga yo kubagura ubu tuvugana ashaka gushyamo abandi batatu biganjemo batayizamu cyane ati mumbaze amafaranga yo kubishyura ni ibyo ngibyo byaba byiza byakanavuga byagiye biba byinshi cyane bisa nka Rayon Sport buri wese yatangiye kugira uruhande ni naho twavuze tuti niba ari igice biti cya muvunyi bitagakwiye igice cyitwa cya Tadeyo bitagakwiye nge nkibutsa abantu ikintu kimwe cyangwa se ngagaruka ku kintu kimwe mu biba byose bibuke ko baharanira ko Rayon Sport yabasubira mu biganza bavuga ko ari abagabo baje kwishyira ku yindi level bunze ubumwe bari hamwe rero abantu niho hantu hanabaye ikintu kitashimishije abantu buriya no kwinjira muri Rayon Day
harimo iki kintu cyo kuvuga ngo ko tutabonye Muvunyi ko tutabonye cya gice cya runaka ko bimeze gutya ntago abafana burya nabo baza bose uko bagakwiye burya hari bamwe ubutumye bataza rero nicyo kintu nge nifuza ariko nkavuga ngo byagiye bigaragara Axel si rimwe si kabiri abagabo batwereka ko bari kumwe ejo nejo bundi cyangwa se haca iminsi mike ukabona byari ibyo kuvuga